twita apeti niko byubakitse. Ni ukuvuga ngo kugira ngo igifu gikore neza akazi cyagenewe, nuko ubwonko bwe, urwungano rw'ubwonko ruba rumeze neza. Iyo umuntu ahangayitse ntabwo igifu gikora neza. Kimwe kandi iyo umuntu igifu cye kitameze neza, ubwonko bwe nabwo bugenza gute? Buhura n'ikibazo. Niyo mpamvu iyo uryamanye ibyo kurya mu gifu, ubyuka umutwe wawe utameze neza, kubera ko igifu ntabwo kiba cyakoze akazi neza. Hanyuma ikaze kuri Salvation Content TV. Twishimiye kongera kubana namwe mu biganiro byiza by'ubuzima dukunda kugirana. Twishimiye abantu benshi bakunze ibiganiro twakoranye na muganga adusobanurira ku ngingo zitandukanye. Twishimiye abantu banditse comment, mukomeze mwandike comment kugira ngo tujye tubaza impuguke, abanateropate bize ubuvuzi neza, barushaho kudusobanurira uko bujyanye n'imibereho yacu n'imiterere yacu karemano. N'uyu munsi rero turi kumwe nawe. Hari abantu rero batabashije kubona ibi biganiro byahise, akaba ari ubwa mbere tugiye kubana. Iyi ni Salvation Content TV, ngiye muri kumwe ni Byukusenge Honorine. Muganga agiye kutangira atwibwira kugira ngo abantu baje bwa mbere babashe gusobanukirwa n'uwo ari we, kandi bashake n'ibindi biganiro twakoranye ibiganiro birambuye kuri diabete, kuri iyi systeme ya naturopathy, kugira ngo babashe kurushaho gusobanukirwa. Tubahaye ikaze mu kindi kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kwiga ku ngingo nziza nshyashya. Muratangira mwibwira abashyashya ikaze. Murakoze cyane Honorine, murakoze kutwakira. Natwe twakiriye abantu badukurikiye, abantu bose bumva ikinyarwanda aho baherereye hose ku isi. Tubahaye ikaze muri iyi studio ya Salvation Content TV, kugira ngo turusheho kumenya iby'ubuzima. Dushimiye cyane rero, tubashimiye cyane. Ntawabona ikintu yabahemba, kubera ko uyu murimo mukora ubundi ni umurimo Imana yakikoreye ubwayo, ikaza kuri iyi si ikatwigisha uko dukwiriye kubaho. Ariko kuba umuntu atera intambwe akavuga ati reka uyu murimo nemere mbe igikoresho cy'Imana, ni ibintu bikomeye cyane. Ntawabona uko abisobanura. Mu gihe abantu bazaba bageze mu bihe bidashira, nibwo bazabasha gusobanukirwa neza akamaro gakomeye cyane ibintu byari bifite. Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane. Uyu munsi rero dufitiye abakunzi bacu ingingo buri muntu wese utuye ku isi, ikiremwa muntu cyose cyagombye kuba gifiteho amakuru ahagije. Tugiye kwiga ku cyo bita mu ndimi z'amahanga digestion, cyangwa ibijyanye n'inzira y'igogorwa, uko ibiryo aho binyura kugira ngo bitugirire umumaro. Kuko abantu benshi bakunda kubona bashyira ibyo kurya mu nda, ntibamenya mu kanwa, ntibamenya inkurikizi yabyo. Ibi bintu bijyanye n'inzira y'igogorwa cyangwa digestion, murabidusobanuriraho iki? Iyo nzira cyangwa iyo systeme muyidusobanurire mu buryo burambuye. Murakoze cyane. Iyi ni inzira ikomeye cyane buri muntu wese akwiriye kumenya. Niyo mpamvu muvandimwe udukurikiye, niba wifuza kugira amakuru menshi umenya ku bijyanye n'iyi nzira y'igogora, niba wifuza kugira icyo wamenya kugira ngo uburwayi ufite bwo mu igogora bukire, niba wifuza kugira ubumenyi bwerekeranye n'uko ukwiriye kurya n'ibintu ukwiriye kurya, niba wifuza kubaho ufite inzira y'igogora imeze neza, turakubwira ko ahantu wahisemo gukurikira ari ahantu heza uri bubashe kubona amakuru meza yizewe cyane yo kuba yatuma ugira ubuzima bwiza. Nk'uko rero byitwa inzira y'igogora, ni inzira nk'uko ijambo rivuze. Buriya buri kintu cyose kigira inzira kinyuramo. Buri kintu cyose kigira inzira kinyuramo. Imodoka zigira inzira zinyuramo, indege zigira inzira zinyuramo,
buri kintu cyose kigira inzira kigenza gute kinyuramo. Rero ibyo kurya nabyo bigira inzira binyuramo, kandi buri nzira hari ikintu kiba cyaragenewe kugenza gute kunyuramo. Buriya uramutse ufashe inzira ya gari ya moshi ukabwira imodoka isanzwe ngo inyuremo ntabwo byakunda. Uramutse uzanye gari ya moshi ukayinyuza mu nzira y'umuhanda usanzwe y'amamodoka asanzwe ntabwo byakunda, kubera ko si yo nzira yagenewe kugenza gute kunyuramo, ibibazo byavuka. Rero ibyo kurya nabyo bigira inzira binyuramo, kandi nk'uko buri nzira iba ifite ibintu, nk'uko buri nzira iba ifite amahame ayigenga, niko n'iyi nzira y'ibyo kurya ifite amahame agenza gute, ifite amahame ayigenga. Abantu benshi babayeho bafite ubujiji, bafite ubumenyi bukeya mu bintu bijyanye n'inzira y'ibyo kurya, bikaba bitumye abantu benshi kuri iyi si bafite ibibazo bikomeye cyane mu nzira y'igogora. Kandi turifuza kubabwira ko hafi y'indwara zose ziba kuri iyi si, ubundi ku kigero kirenga 90%, indwara abantu barwara ziba zifitanye isano n'ibintu binjije muri iyi nzira y'igogora. Hanyuma n'inzira y'ibitekerezo, izo nzira uko ari ebyiri nizo nzira zihariye hafi indwara zose abantu bagenza gute, abantu bose bahura nazo. Kandi inzira y'igogora n'inzira y'ibitekerezo ni ibintu bifatanye nk'ipata n'urugi. Iyo hamwe hagize ikibazo n'ahandi hagenza gute, n'ahandi hagira ikibazo. Kandi iyo inzira y'igogora yagize ikibazo ntago umuntu abasha no kujya mu bya mwuka ngo bikunde. Ibi bintu turimo kubabwira bifitanye isano ikomeye cyane n'ibya mwuka. Niyo mpamvu mu gihe tuvuze ikintu ukumva kigukoze ku mutima, ukwiriye gushima Imana cyane, kuko ibi tukubwira muvandimwe ntabwo ari ibyacu, ahubwo ni iby'Uwiteka. Twe icyo tuba twakoze gusa ni ukwemera Imana ikatunyuramo, naho ibintu byose uri buze kumva ari ibintu byiza, uze gushima Imana cyane kuko yemeye kubikunyuzaho. Murakoze cyane. Mwibwira abantu mwatubwiye ko muri abaganga mu buzima bwa buri munsi, aho kwa muganga tugura imiti nyine isanzwe yo mu nganda, ariko mukora no mu gice cy'ubuvuzi bukoresheje naturopathy treatment. Ndashaka ngo mutwinjiriremo neza aho hantu. Muratubwiye ngo izi nzira y'igogorwa ishamikanye n'ibitekerezo n'ubwonko cyane nk'ipata n'urugi. Ibyo bintu murabiduhuriza muti? Kuko ingingo z'umubiri zirazwi nyine, buri wese wize ubumenyamuntu azi ibyo bintu bihura gute? Murakoze cyane. Mbere y'uko twinjira indani, reka tubanze muri magufi tuvuge ubundi iyi nzira y'igogora iteye gute. Abantu benshi bashobora kuba babizi mu buryo butuzuye, cyangwa se bakaba babizi mu buryo buke cyane, ariko iyi nzira y'igogora, iyi nzira ibyo kurya binyuramo, ni inzira ibyo kurya binyuramo kugira ngo umubiri uzabashe gukura ibyo kurya, uzabashe gukura intungamubiri mu byo kurya tuba twagenze gute, tuba twariye. Ukuntu rero iyi nzira iteye, iyi nzira ituruka mu kanwa, ituruka hano ku munwa, ikagenda ikazagera aho amara agenze gute, aho amara arangiriye. Iyo nzira niyo igenza gute, niko iteye. Iyi nzira rero, iyi nzira igira ibyumba byinshi, ntabwo ari ikintu gihurutuye aho ushyiramo ibintu bikagenda ari ikintu kirekuye, ntabwo ariko bimeze. Oya, ahubwo iyi nzira igenda igira ibice bitandukanye, kandi bino bice bigiye bitandukanye, muri buri gice hari ikintu kiberamo kitabera mu kindi gice. Niko iyi nzira yubakitse, nk'uko tugiye kugenza gute, nk'uko tugiye kubibabwira. Kandi ikindi, iyi nzira ni inzira ifunguye ku maherezo yose. Ni ukuvuga ku munwa haba hafunguye, ariko n'ahandi hantu haba hafunguye. Ni ukuvuga ngo ni inzira ifunguye ku maherezo yayo yose, niko iba yubakitse. Kandi ikindi tutareka kubabwira tugitangira, ni uko ikintu gishyizwe mu kanwa
ikintu kimizwe umaze kukimira ntago ubasha kugikuramo ngo bikunde. Niyo mpamvu buri muntu wese afite inshingano yo gufuhira umunwa we, buri muntu wese afite inshingano yo gufuhira umunwa we, kandi buri muntu wese Imana yamuhaye ubushobozi bwo guhitamo ikigomba kwinjira mu kanwa n'ikitagomba kugenza gute kwinjira. Ni ukuvuga ngo dufite ijambo rya nyuma ku bintu bigomba kwinjira hehe muri uyu munwa. Nk'uko rero twarimo tubivuga, iyi nzira iratangirira hano ku munwa, kandi ikindi twababwira abavandimwe nk'uko twababwiye ko iyi nzira kuva mu munwa ugera ahantu iyi nzira irangiriye, iyi nzira iri mu bice bigiye bitandukanye, kandi buri gice iyo ibyo kurya bigeze muri icyo gice ntabwo byemerewe kuvamo bisubira inyuma. Iyo bisubiye inyuma ikibazo kiravuka. Muri ibyo bice rero twababwira ko hari igice cy'umunwa hano mu kanwa mo imbere, icyo ni igice kimwe. Iyo aho uharenze ugera mu gice cya hano, hari pipe iba hano, hari umuhogo uba hano, nacyo ni ikindi gice. Iyo uharenze ugera mu gice cyo bita igifu. Iyo uvuye mu gifu ugera mu gice cyo bita amara. Hanyuma iyo ni ibyo bice nyirizina bigize iyo nzira. Hanyuma iyo nzira nubwo imeze gutyo, hari ibindi bintu mu mpande y'iyo nzira bigenda biyunganira kugira ngo ako kazi kazagende neza. Ariho dusangamo pancreas, ariho dusangamo umwijima n'ibindi bice bike na bike bigenda bifasha iyi nzira y'igogora kugira ngo ibyo kurya binyuremo bizabashe kugogorwa neza, intungamubiri tuzabashe kuzagenza gute, tuzabashe kuzibona neza. Hanyuma rero tutarasoza kuvuga kuri iyi nzira y'igogora, ubwo kuba bizi neza turi kuvuga icyo bita anatomy, ubwo nicyo tuba tuvuzeho. Twababwiye ko iyi nzira iri mu bice bigiye bigenze gute, mu bice bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo kugira uve ku gice kimwe ujya ku kindi, haba hari ikintu cyo twakwita nka bariyeri. Reka tubivuge gutyo kugira byumvikane neza. Iyo uvuye mu gice kimwe ugiye mu kindi, haba hari bariyeri, haba hari bariyeri, kandi iyo bariyeri nta kintu na kimwe, ntago ikintu gipfa kuhinjira uko cyishakiye, niko byubakitse. Tugiye kubisobanura neza. Ni ukuvuga ngo muri iyi nzira y'igogora turimo kuvuga, bariyeri ya mbere ni uyu munwa. Uyu munwa ni bariyeri. Ni ukuvuga ngo kugira ibyo kurya bizave ku isahani byinjire mu kanwa ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Wowe ushobora kuba ufata ibyo kurya ukabishyira mu kanwa ukabona biremeye, ariko ntabwo ari ikintu cyoroshye, kubera ko kugira ngo uyu munwa uzabashe gufunguka ni ibintu sisiteme ikomeye cyane Imana iba yarubakitse, kuko ibyo uzabimenya neza nuhura n'abantu bagize pararize yo mu isura. Iyo umuntu agize pararize yo mu isura, ni ukuvuga ngo hari imitsi yumva, hari imitsi yumva iba iri muri buri gice cyose kigize umubiri. Kugira ngo icyo gice gikore, ni uko iyo mitsi yumva iba igenze gute, iba imeze neza. Yego, mu gusobanura inzira y'igogorwa ndumva ni ikintu kigari cyane, aho inzira y'igogorwa ihera mu gushyira icyo kurya mu kanwa. Ni ibintu bitoroshye. Yego, buri kantu ku hantu hose, buri gice cyose twabonye, bariyeri gusabwa kuba ziri bufunguke kugira ngo aho kivuye n'ahandi hafunguke bariyeri, ikintu cyinjireyo gutyo gutyo. Ni inzira ndende mu by'ukuri, inzira ifunguye ku munwa no muri anisi, aho ibyo kurya bishobora gusohokera, ibyo twariye, iby'intungamubiri byasigayemo. Ni inzira ndende ariko igaragara mu by'ukuri kuri buri wese. Mwari mukidusobanurira kuri buri gace, buri bariyeri yose, ariko muri buze kubiduhuriza ko numva iyo nzira aho inyura atari mu bwonko. Mu by'ukuri iyo nzira igira ingaruka zikomeye gute ku bwonko? Kuko ntabwo twahise tuvuga ngo igira ingaruka zikomeye ku mutima, nubwo nabyo bitabura,
ariko ibyo bintu bihurira hehe mu ncamake yabyo? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo iyi nzira y'igogora n'ubwonko hari urutsinga rukomeye cyane rubihuza. Hari urutsinga rukomeye cyane ruhuza ibyo bice bibiri, ku buryo iyo igice kimwe cyagize ikibazo ikindi gice kigenza gute ntabwo gikora neza. turabaha nk'urugero rumwe. Buriya iyo umuntu ahangayitse, iyo ibitekerezo by'umuntu bitaguwe neza, bita apeti, niko byubakitse. ni ukuvuga ngo kugira ngo igifu gikore neza akazi cyagenewe, ni uko ubwonko bwe, urwungano rw'ubwonko ruba rumeze neza. Iyo umuntu ahangayitse ntabwo igifu gikora neza. Kimwe kandi ko iyo umuntu igifu cye kitameze neza, ubwonko bwe nabwo bugenza gute, buhura n'ikibazo. niyo mpamvu iyo uryamanye ibyo kurya mu gifu, ubyuka umutwe wawe utameze neza, kubera ko igifu ntabwo kiba cyakoze akazi neza, hanyuma ubwonko nabwo bukagenza gute, bugahura n'ikibazo. Murakoze cyane. Ubwo ni urugero rwumvikana cyane kuri buri wese, kuko ntekereza ko nta muntu ugiye gukurikira iki kiganiro ibyo bintu bitabayeho, ngo abe yararyamye akimara kurya aryamane igifu, ibiryo mu gifu, ariko intekerezo aze kubyuka umutwe uri kumurya abyuke atameze neza. Mwasobanukiwe rero iyo nzira y'igogorwa ko inyura ahantu hatandukanye. Twumvishe neza aho bihuriye n'intekerezo, ko byijimisha intekerezo bigatuma umuntu yumva ataguwe neza. Uyu mwanya ndashaka kukubaza ikindi kibazo kijyanye n'iri gogorwa ryacu. Iri gogorwa tunyuzamo ibintu bitandukanye bitewe n'icyo umuntu yabonye ashobora kurya. Mu by'ukuri nk'uko twabivuze, Imana hari uburyo yaturemye, mu buryo buri kintu cyose gifite amategeko. Ese hari ibintu umuntu ashobora kunyuza mu igogorwa rye bikaba bifite umumaro cyangwa bikarigwa neza kurusha ibindi? Murakoze cyane ku kibazo cyiza cyane. ni ukuvuga ngo iyi nzira nk'uko twagiye tubibona, iyo umuntu ataramenya neza uburyo iyi nzira iteye, ntabwo ashobora gukangukira kuyibungabunga ngo abungabunge ubuzima bwayo. niyo mpamvu intambwe ya mbere umuntu akwiriye kumenya iyi nzira y'igogora imeze gute, ikora gute. nk'uko twigeze kubikomozaho rero, bya bice twavuze bigize iyi nzira y'igogora, buri gice gifite uko giteye. Buri gice gifite uko giteye, kugira bise nk'aho byumvikanye neza. Ku bantu benshi mufite amazu, muhite mureba mu mazu yanyu. Uzasanga muri salo cyangwa se hano hasi, abenshi uzasanga bahashyira sima cyangwa se bakahashyira amakaro, ariko ku nkuta ntabwo bashyiraho ayo masima, ahubwo bashyiraho iki? Bashobora guteraho irangi bikarangira gutyo. ni ukuvuga ngo iyi nzira y'igogora nayo, muri bya bice bitandukanye bigize twababwiye, biba biteye mu buryo butandukanye. ni ukuvuga ngo mu kanwa hafite uko hateye, mu muhogo hafite uko hateye, mu gifu hafite uko hateye, mu mara hafite uko hateye gutandukanye, no mu kindi gice. niyo mpamvu twigeze, hari ikintu tutakwirengagiza kuvuga. Ikintu twavuze ko kuri buri gice haba hari bariyeri ikumira ibintu kugenza gute, kwinjira uko bibonye, cyangwa se ngo bisohoke uko bigenze gute, uko bibonye. ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze gushyira ibyo kurya mu kanwa hashinzwe kubimenagura. mu kanwa harimo udusabo Imana yashyizemo twohereza amatembabuzi, kugira ngo ibyo byo kurya bireme akantu kameze nk'agatsima, kaze kumanuka kameze neza. niyo mpamvu duca intege abantu bose banywa bari kurya. umuntu unywa uri kurya, turifuza ko icyo kintu ukwiriye kukireka, kuko mu kanwa kawe Imana yashyizemo udusabo dukwiriye kohereza amatembabuzi ashinzwe kugenza gute, ashinzwe kurema agatsima neza k'ibyo kurya kugira kaze kumanuka neza. mu gihe ufashe amazi uri kunywa, ntabwo ari ikintu twashyigikira.
ukwiriye gufata izindi ngamba ukajya unywa amazi hakiri kare kugira ngo udakenera amazi mu gihe urimo kurya. Hanyuma rero iyo umuntu amaze kumira ibyo kurya, kirazira ko byasubira inyuma. Iyo bisubiye inyuma aho byavuye biteza ikibazo gikomeye cyane. Nk'urugero, uramutse ufashe ibyo kurya ushyize mu kanwa utarabimira ukabisubiza ku isahani yawe, bakakubwira ngo ubirye, ntabwo wabirya, sibyo? Ntabwo wabirya ngo bikunde, kubera ko agace ibyo kurya bigezemo ntabwo byemerewe kuvamo ngo bisubire aho byavuye. Iyo bihasubiye ikibazo kiravuka. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze kubimira bikamanuka bikagera mu gifu, ni ukuvuga ngo hari bariyeri ihuza igifu n'umuhogo igomba gufunguka kugira ngo ibyo kurya byemererwe kwinjira. Iyo ibi byo kurya bigeze mu gifu ntago byemerewe kuva mu gifu ngo bisubire mu muhogo aho byavuye, kuko iyo ibyo bibayeho ni ukuvuga ngo mu gifu habamo ibintu byinshi, habamo amaside, habamo ibintu byinshi bitandukanye byemerewe kuba mu gifu honyine. Iyo bivuyemo bigasubira inyuma bijya bibaho aribwo agahu ka hano muri iyi nzira y'umuhogo karashya, ukaba rimwe na rimwe ukaba wagira ikirunguriro, wagize ikirungurira ukumva usa nk'uri gushya hano mu muhogo, byatewe n'uko ibiri mu gifu byasubiye inyuma. Turi buze kureba ni iki gishobora gutuma bisubira inyuma. Hanyuma rero iyi nzira y'igogora, nk'uko twigeze kuvuga ko buri nzira iba ifite ikintu cyagenewe kunyuramo, ikintu cyonyine cyagenewe kunyura muri iyi nzira kikaba cyayinyuramo ntikiyigwe nabi, ni ibintu bikomoka mu butaka. Bavandimwe, iki kintu dukomeza kukivuga ko igihe Imana yari imaze kuturema yaratubwiye ngo mbahaye ibyo kurya ibimera aba aribyo bizaba ibyo kurya byanyu. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cyonyine kibasha kunyura muri iyi nzira ntikizigere giteza ikibazo na kimwe, ni ibintu bikomoka mu butaka. Ubwo iyo tuvuze mu bikomoka mu butaka, n'amazi tuba tuyazanyemo, nayo aba yemewe. Naho ibindi byose binyura muri iyi nzira, bitinde bitebuke, biba bizateza ikibazo umuntu ubikoresha. Yego. Murakoze cyane kuri iki kintu, k'uyu mucyo muduhaye cyangwa k'ukuri muduhaye kuri iki kintu, kw'ibi bintu bigomba kunyura muri iyi nzira yacu y'igogorwa. Nk'uko mwize kubikomozaho, mwari mwavuze ngo gari ya moshi igira inzira yayo itanyurwamo n'imodoka, indege igira inzira yayo itanyurwamo na gari ya moshi. N'ibyo kurya rero tubonye rero n'ibyo kurya bigomba kunyura muri iyo nzira y'igogorwa kugira ngo inzira y'igogorwa igubwe neza kandi irusheho kubaho neza. Mwari mutubwiye ngo hari ibintu bishobora gutuma ibyo kurya bisubira inyuma. Ni ukuri iki kintu abantu benshi bashobora kuba bacyumvishe bwa mbere, ko ibyo kurya bishobora gusubira inyuma kandi iyi nzira ifunguye ku mpera zombi. Ni ibiki muri make bishobora gutuma ibyo kurya bisubira inyuma? Murakoze cyane. Nk'uko twigeze kubikomozaho ko Imana yaturemye mu buryo buhambaye cyane, ntabwo umuntu yabasha kubisobanura. Ni ukuvuga ngo iyo ibyo kurya bimaze kurenga umuhogo bigeze mu gifu, Imana yashyizeho bariyeri itandukanye umuhogo n'iki n'igifu. Iyo bariyeri iba ifunze, ni ukuvuga ngo yemerewe gufunguka iyo ibyo kurya bihanyuze igafunga. Noneho turibajije ni iki gituma noneho bya byo kurya biri mu gifu bishobora kuba byasubira inyuma ahantu byavuye kandi bitemewe. Impamvu zaba nyinshi, ariko imwe muri izo mpamvu ikomeye, icya mbere harimo impamvu yo kurya ibyo kurya byinshi ukarenza urugero. Buri muntu afite igifu ingano y'ibifu byacu biratandukanye, ku buryo buri muntu afite ibyo kurya yarya ku rugero rwe bitandukanye n'iby'undi. Ariko iyo umuntu ariye ibyo kurya akarenza urugero, birangira ibi byo kurya byuzuye igifu bishyize puresha, bisunitse ya bariyeri ikaba yafunguka. Dufate nk'urugero, reka tuvuge tuzanye abantu benshi mu nzu bakuzuramo,
kandi urugi rudakinze neza rwegetseho, reka tubivuge muri iyo sanse, urugi uramutse wegetseho urugi gusa hanyuma inzu ukayuzuzamo abantu benshi cyane, abantu bakuzura muri iyo nzu baturutse mu wundi muryango. Ni ukuvuga ngo iyo aba bantu babayemo benshi cyane bagakomeza bakabapakiramo bakaba benshi cyane, rwa rugi rwegetseho gusa ruzahita rukinguka kubera ko rwegetseho. Rero bavandimwe, iyo umuntu yujuje ibyo kurya mu gifu cye akarya hari ukuntu umuntu agera ku isahani akavuga ati ngiye kurya pe mbirya, ariko kino gihe iyo byuzuye igifu kikuzura birangira bigeze no kuri ya bariyeri, hanyuma ikaba yakinguka bigasubira aho byavuye, bigasubira nayo ya aside ikaba yagutwika. Iyo umuntu abayeho muri iyi mibereho bikaba ubuzima bwe bwo guhora ibyo kurya bisubira hejuru cyangwa se aside isubira hejuru, birangira umuhogo we uhiye, bikazarangira arwaye na kanseri yo muri iyi nzira ya hano yo mu muhogo. Icyo ni icya mbere. Ubwo tubonye kuzuza igifu ibyo kurya. Ubundi hano ikintu twahita tubwira abantu, uburyo Imana yaturemyemo, ntabwo byemewe ko umuntu arya ngo agere aho yuzuza igifu, ngo umuntu arye agere aho bya byo kurya bigera kuri bariyeri, ntabwo byemewe. Bivuga ko ugomba kurya ibyo kurya byawe bikajya mu gifu, ariko hakaba hasigara umwanya utuzuye mu gifu ushobora kuba wakongerwaho ibindi byo kurya bibaye ngombwa. Turabaha urugero ku abantu benshi cyane baguze amavuta aya ngaya abantu barya, cyangwa se iyo ugiye kugura za buto, cyangwa se iyo ugiye kugura amarangi, uzabyitegereze neza, ntabwo ijerekani iba yuzuye hejuru. Muzabyitegereze, ntabwo ijerekani bashobora kuyuzuza hejuru ngo igere ku mufuniko, ntibibaho. N'amavuta yo kwisiga niko bigenda, bayashyiramo ariko hagasigara umwanya wo guhumeka. Rero na kino gifu umuntu ntabwo akwiriye kurya ngo yuzuze no hejuru, igifu cyose cyuzure ibyo kurya. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, kubera ko iyo bigenze gutyo ibyo kurya bishobora gusunika ya bariyeri igafunguka bigasubira hejuru, ukagira ikibazo gikomeye cyane. Ikindi kintu cya kabiri gishobora kubitera ni ukurya ugahita ujya kuryama. Iyo umuntu ariye agahita ajya kuryama, bya byo kurya bisubira inyuma, bikaba byasunika ya bariyeri ikagenza gute, igafunguka. Ibyo ni bimwe mu bintu bibiri by'ingenzi bijya bifungura iyo bariyeri, nubwo hari ibindi byinshi, ariko iyo ibyo bintu umuntu abyirinze tuba twizeye ko ibindi ntabwo ari rusange, ni gake cyane bibaho. Niyo mpamvu umuntu udukurikiye turagusabye rwose, jya wirinda kuzuza igifu cyawe, kandi rwose ujye wirinda kuryama ukimara kugenza gute, ukimara kurya. Ibyo ni bimwe mu bintu bifungura iyo bariyeri. Tukiri aho ngaho tunagana ku musozo, ndagira ngo utubwire ni ikihe gihe cyangwa igihe kingana iki umuntu ashobora kumara noneho akimara kurya mbere yo kuryama, kugira ngo aze kujya kurya ibyo kurya bye igogorwa ryabyo risa n'iryarangiye, kugira ngo icyo kibazo kitaza kubaho. Yego, murakoze cyane ku kibazo cyiza. Mbere y'uko ngisubiza hari akantu gato nifuza kukibanziriza. Ni akandi kantu gakunze gukorwa n'abantu benshi mu bintu bishobora gutuma ubushobozi bwa ya bariyeri twavugaga butakara, ikaba yajya isa nkaho ihora ifunguye. Ni ikintu cyo bita kuryagagura. Ni ukuvuga ngo muri bwa bushobozi Imana yaturemye ku buryo iyi bariyeri idakwiriye guhora ikingurwa buri munsi, buri kanya ngo ihore ikinguka. Twabonye ko ikinguka iyo ibyo kurya bihageze, irakinguka ikabireka bikinjira mu gifu. Umuntu ubayeho mu buzima bwo kuryagagura, umuntu ubayeho mu buzima bwo kurya buri kanya, akantu kose ubonye urariye, ya bariyeri irafungutse. Uko ubonye umuneke urawuriye, uko ubonye pome urayiriye, uko ubonye iki urakiriye.
bituma ya bariyeri ihora ikinguka buri gihe kenshi gashoboka. Hanyuma rero nk'uko muzabyitegereze, umuryango uhora ufungurwa. Iyo umuryango uhora ufungurwa birangira habayeho gupanuka, reka tubivuge gutyo, cyangwa se telefoni ihozwa ku muriro, iteka iri ku muriro, ihozwa ku muriro, birangira akabuno kayo kagenze gute, kangiritse. Niko bigenda rero ku muntu wese uhora aryagagura, kugeza hirya urariye, bituma igenza gute, ya bariyeri ipanuka ku buryo bishobora kuyirangaza, ibyo kurya bikajya bisubira hejuru, ukabaza wagenza gute, wazahura n'ibibazo. Niyo mpamvu tugira abantu inama ko bakwiriye kugira ibihe byo kurya, kugira tubivireho rimwe. Rero umuntu ashobora kwibaza ni gute mwiriye kurya. Inama abantu tugirwa nuko mu gihe wifuza kurya ikintu cyose wifuza kurya, ugomba kukizana ku meza ukakirya mu gihe uri ku meza. Mu gihe uhagurutse ugategereza byibuze amasaha atari munsi y'5 kugira ngo ubone ubwemererwa kongera kwinjiza ikindi kintu mu gifu cyawe. Rero hari uburyo bugera nka 2 inshuro abantu bakwiriye kuryamo bitewe n'imirimo babayemo. Umuntu ukora imirimo imusaba imbaraga nyinshi cyane, uyu muntu kuba yarya 3 nta kibazo kirimo, ariko aka 3 hakaba harimo mu gitondo, aho arya ifunguro rwose rihagije, saa sita akarya iringaniye, nimugoroba mbere y'uko izuba rirenga nibyo byiza, agakora icyo twita gusamura mu kinyarwanda, aho ufata utuntu dukeya hanyuma ukaba wazajya kuryama amasaha 3 yarangiye. Ubwo ni uburyo bumwe ku bantu bakora imirimo ivunanye cyane basaba imbaraga cyane. Hanyuma rero abantu bakora imirimo itabasaba imbaraga cyane, bo ubushakashatsi bwerekana ko iyo bariye 2 ku munsi ari bwo babasha kugira ubuzima bwiza. Kurya 2 ku munsi bo biba byemewe, ni ukuvuga ngo ukakora ibishoboka byose ku buryo ikintu cyose wifuza kurya ukizana ku meza ukahava ukiriye, kubera ko iyo ugiye ukomeza kurya biteza ikibazo, kubera ko bavandimwe, abantu benshi igifu bakigize nka puberi, aho bicara bajugunyayo ibintu, ariko mu by'ukuri ni ikintu kibi cyane. Birashoboka ko wowe udukurikiye uburwayi ufite wabutewe n'uko uhora uryagagura. Ukwiriye gufata iki? Ukwiriye gufata imyanzuro myiza cyane. Yego, twari tukiri kuri icyo kibazo tunonosora, ariko narimbajije ngo ese ni ikihe gihe ushobora gushira nyuma yo kurya, mbere yo kuryama? Yego, murakoze cyane ku kibazo cyiza. Ni ukuvuga ngo ukurikije imikorere y'inzira y'igogora, ibyo bita physiology y'inzira y'igogora, tubona ko igifu kirangiza gusya ibyo kurya byibuze mu masaha 3. Umuntu amaze kurya nibwo tuba twizeye ko igifu cyamaze gukora akazi cyagenewe gukora ko gusya ibyo byo kurya. Niyo mpamvu rero umuntu umaze gufata amafunguro ni byiza ko ajya kuryama hashize amasaha 3 amaze kugenza gute, amaze kurya nibwo tuba twizeye ko agiye kuryama igifu cyamaze gukora akazi kacyo. Kubera ko iyo ugiye kuryama kitarasoza akazi uhura n'ibibazo bikomeye cyane. Abantu benshi barwaye imitwe, abantu benshi kwiga ijambo ry'Imana birabagora, kubera ko abantu benshi barya amasaha yakuze. Hanyuma rero amasaha meza yo kurya ni amasaha ya mbere y'uko izuba rirenga. Buriya birashoboka ko abantu benshi batabizi, ariko impamvu Imana yashyizeho ikintu bita izuba, izuba ni ukuvuga ngo yari nk'uburyo bwa kamere. Imana yabwiraga abantu ko ibintu bagombaga gukora kuri uwo munsi bigenze gute, birangiye. Niyo mpamvu rero buriya iyo izuba rirenze ni uburyo buri kamere umuntu aba abwiwe ko ibintu yagombaga gukora kuri uwo munsi bigenze gute, birangiye. Niyo mpamvu dushishikariza abantu bose gukora uko bashoboye, ku muntu rwose bishobokera, kandi no ku muntu wagira ibindi akora kugira ngo ibyo bintu bikunde,
turashishikariza abantu ko izuba ryajya rirenga bamaze gufata amafunguro kugira ngo bikorohere kumara ya masaha 3 utarajya kuryama. Yego, murakoze cyane kubw'ubumenyi mutwunguye bwuzuye. Akabazo gasoza kanyuma rwose ndashaka kubaza, muri ayo masaha 3 nyuma yo kurya, hari igihe umuntu ayamara afata ibyo kurya, ariko ya masaha ni gute mbese umuntu yakagombye kuyitwaramo? Hari igihe umuntu amara kurya agahita afata telefone akamara amasaha arenze 3 afite ibintu bitandukanye ahugiyemo, mbese ibyo nta kibazo biteye? Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi iyo muri ayo masaha 3 nyuma yo kurya, kubera ko iyo umuntu amaze kurya, iyo umuntu arimo kurya amaze kurya, ni ukuvuga ngo abenshi nk'uko mubizi, ubwonko bwacu nibwo bukontorora ibice byose by'umubiri. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze kurya, niko umuntu ateye, ibitekerezo by'ubwonko byose byerekeza ku nzira y'igogora, ahandi hose bikagenza gute? Bikavayo bigafokasinga ku nzira y'iki y'igogora yonyine. Niyo mpamvu iyo umuntu amaze kurya byibuze umuntu yagafashe iminota itari munsi ya 30. Umuntu yagafashe iminota itari munsi ya 30 yahagaritse imirimo yose asanzwe akora. Ugize amahirwe wanamara n'isaha wahagaritse imirimo, byaba ari ibintu byiza cyane, kugira ngo kubera ko iyo ugiye mu yindi mirimo kandi ubwonko bushinzwe muri icyo gihe kwerekeza imbaraga zabwo ku nzira y'igogora, iyo ugiye mu yindi mirimo bituma ubwonko bugabanya imbaraga zimwe bukazerekeza kuri iyo mirimo yindi, bigatuma inzira y'igogora itagenda neza. Niyo mpamvu kirazira kumara kurya ukajya kuri telefone, kirazira kumara kurya ukajya mu myitozo ngororamubiri, kirazira kumara kurya ugahita uryama, kirazira kumara kurya ugahita ujya muri dushe, kirazira kumara kurya ugahita ujya mu bitabo ngo ugiye gusoma, kirazira kumara kurya ngo ugiye gutanga amasomo. Ibyo ni ibintu birazira cyane. Umuntu wese ubayeho muri iyo mibereho ahura n'ikibazo cy'uko birangira inzira y'igogora ye itakaje imbaraga yo kugenza gute, imbaraga yo gukora akazi yageneye gukora. Niyo mpamvu rero dushishikariza abantu ko bahagaritse imirimo basanzwe bakora mu gihe bamaze kurya, kugira ngo bahereze igifu nacyo kigenze gute, gikore akazi kabigeneye. Ni ukuvuga ngo rero ku muntu ushaka kugenzura neza ibintu tuvuze, uzafate umaze kurya, numara kurya uhita ujya mu makayi gusoma, cyangwa se uhita ujya mu matelefone za WhatsApp n'ibiki. Hanyuma ikindi gihe uzamare kurya umare isaha nta yindi mirimo wagiyemo, uzumva ko igihe uzagubwa neza ari cya gihe wamaze umwanya nta mirimo yindi wagiyemo umaze kurya. Ikintu ushobora kuba wakora, kubera ko akenshi iyo umuntu amaze kurya niko biteye, umuntu yumva acitse intege, rimwe na rimwe ukumva usa nkaho ugiye kugira ibitotsi, abenshi bahita bajya kuryama. Ariko mu by'ukuri ibyo bintu wiyumvamo ni ibintu biri naturel, ni ibintu biri kamere, niko umuntu ateye. Icyo gihe ikintu uba wemerewe, ushobora kuba wahaguruka ukagenda mu buryo butihuta cyane. Byo biremewe kugenda urugendo ariko utihuta cyane, biremewe rwose kuba wafata ukazenguruka agukikije, aho kugira ngo uhite ujya kuryama. Yego. Murakoze cyane, utubwiye ikintu cyiza cy'ingenzi usorejeho, uti umuntu yagombye kugenda agenda, nubwo yabahaye ka kanya igogorwa rye, ntagomba guhita yicara ahantu hamwe ngo kibe igihe cyo gusa naho noneho agiye gusinziriza igifu mu ntege nke aba agihaye kubwo kugiha akazi. Yego, mwakoze cyane, mbashimiye mbikuye ku mutima kubw'ubwitange, kubw'uyu mwanya mwongeye kuduha muhugura abadukurikira mubaha inama zitandukanye. Kandi nshimiye buri muntu wese umukunzi wa Salvation Content TV. Niba wifuza andi masomo atandukanye kandi arushijeho, wanyandikira muri comment ukansaba link ya group ya WhatsApp duhuriramo, aho twiga tuvuye imuzi n'imuzingo buri kintu cyose kirebana
n'ubuzima. Imana ikomeze kukugirira neza, iguhe kuyizera ko twaremwe mu buryo butangaje. Kandi wibuke gukora subscribe nk'uko natangiye mbikubwira, kugira ngo ujye ukomeza kubona ibindi biganiro byiza by'ubuzima.